ngo ni inyanja, ngo ni iki, ngo ni ikintu babifashe babigira iki. Ibyanditswe byera ni ubuzima. Bibiliya nkunda, amwe mu magambo nkunda muri Bibiliya kiri mu gitabo cy'ibyakozwe n'Intumwa 28-24. haravuga ngo Paul ngo abahera mu gitondo basobanurira ko Yesu ari we Yesu, ngo abasobanurira Yesu mu byanditswe zera, ngo ahera mu bitabo bya Mose, ngo agera mu bitabo by'ubwenge, ngo n'ubyo mu bahanuzi, ngo umunsi urira. Bisobanuye iki? Nuvuga ngo muri Mose harimo Yesu, niyo mpamvu wumva ari ishamba. Nuja muri Mose ukabona Mose, rizakubihana ishamba. Ariko nuja muri Mose ukabona Yesu, uzumva ari ubuzima. Topic y'ubuntu bwa Kristo abantu bayumve, kubera ko iyo urebye abakristo ba none babifitemo urujijo. Kandi iyo tureza ziranzandika, iyo tuzisonye hafi ya zose, Paul yagiye azandikira itorero, kandi yazandikira itorero rwandiko rw'Abagalatiya hari havutse nk'amacakubiri nyine y'inyigisho z'amategeko n'iz'ubuntu. Abaheza ruragwandiko kugira ngo bave mu rujijo. Urwandiko rw'Abakorinto hari ibyo bari barimo by'urujijo. Ziranzandiko zose hari impamvu. Rero umuntu wese ufite imbaraga, umuntu wese ugira amahirwe yo kugera ku gatuti, akwiriye gusobanura kugira ngo abakristo bave mu rujijo. Reka twongere tubahe ikaze abakunzi ba Leadership Importance. Kuri uno munsi tubafite umutumirwa wacu nk'uko muri kubibona, ni ibisanzwe amazina ni Diane. Reka dusuhuze abafana bacu aho mwaba muri mu bihugu bitandukanye, yaba ari muri Congo, muri Amerika, muri Kenya, i Burundi, mu Rwanda, abavuga ururimi nk'uko ndi kuvuga, bahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Nk'uko nabibasezeranyije ko tuzabaha ibiganiro bitandukanye, yaba ari mu bajene, mu buzima busanzwe, n'ibindi byose muzifuza ko twabaganiriza tuzabikora. Rero nk'uko muri kubibona, ntago nicaye njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa wacu, araza kutwigira amazina yiwe dukomeza ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Reka tumuhe ikaze muri studio zacu. Tugahe ikaze. Murakoze cyane. Ku mazina banita Ngenganyi Joseph, ndi umwana w'Imana wabyawe n'ubutumwa bwiza. Kaba nsengera mu itorero ry'ubutumwa bwiza cyangwa se rya mission ryitwa Release International Mission, rifite ishami Gidurayi. Ndagira ngo nibyo. Sibyo. Abantu bakwibaza ngo wavuze amazina, uvuga usenga, ariko ntiwavuze nimba wubatse cyangwa se uri gushakisha, wenda twakubonera umugeni. Urakoze cyane. Ndubatse, kuko wenda nivuze muri mu buryo buhinnye, ariko ndubatse, ndi umugabo ufite umugore umwe uteganwa n'ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe byera. Nuko bimeze kabisa. Ndi umugabo wubatse, ntabwo ndimo nshakisha kuko wari ubivuze. Abantu benshi bakunze gukoresha iryo jambo ngo mfite umugore umwe cyangwa umugabo umwe. Ubwo baba bashatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga ko Bibiliya dutegeka kugira umugore umwe. Rero niko ibyanditswe bidutegeka. Iravuga ngo umugabo cyangwa se umugore akwiriye kuba afite umugabo umwe, niwe ibyanditswe byera cyangwa se bidusaba. Hanyuma rero n'umudamu nuko. Hanyuma uwo rero iyo mushakanye nta kiba cyemerewe kubatandukanya. Ntacyo na kimwe Bibiliya ivuga cyemera gutandukanya umugore n'umugabo, usibye urupfu, ngo nicyo gihe amategeko akuzirikura kuri uwo muba mwarashakanye. Murakoze cyane. Arakoze cyane kutwibwira, kibwira n'abafana bacu cyangwa se abari kudukurikirana aho waba uri hose. Niwe mutumirwa rero dufite kuri uno munsi. Yavuze asengera, avuga amazina yiwe. Ese wavuze icyo ukora mu rusengero cyangwa n'ibyo utumvishije? Murakoze cyane. Nsengera muri Release. Icyo umuntu akora wese wakijijwe, sinjenje nyine n'undi wese, iravuga ngo Imana imaze kukunga na Yesu Kristo yamaze kutwunga n'Imana, ngo umurimo dusigira nuwo kunga abantu n'Imana. Ubwo rero umuntu wese wakijije, wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, afite inshingano z'ubutumwa bwiza, kuba yitwa umubwiriza w'ubutumwa bwiza bwo guhuza abantu n'Imana, kuko izo nshingano twe twazisigaranye ziturimo. Murakoze cyane.
mbese inshingano wasigiwe ni ukuvuga ubutumwa bwiza. yego arakoze cyane, ni nacyo cyatumye tumuhamagara muri studio zacu azatuganirize hejuru y'urugendo rwe rwo gukizwa n'ibindi byinshi turubuze kubashikirizaho, namwe muraza kubireba, muzandike muri commentaire ibyo mwifuza ko yabaganiriza kurushaho, niba wafashijwe cyangwa se ikindi azazana gitandukanye n'icyo ari tuganirize none, kugira ngo mukomeze mubane natwe. Urakoze cyane kandi turakwiyegereje, gusa hariho imbeho ariko muri Kenya hazutse nabi cyane. Muri make twashaka ko dusobanurira urugendo rwawe rwo gukizwa, wakijijwe ryari, muhe mwaka, tubwire nyine uko byagenze, dusobanure kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu dusobanurira abantu neza. murakoze cyane. ndaza wenda kugucamo ncamake kuvuga mpina kubera ko umwanya nyine aba ari umwanya kuko baza babyita cyangwa se kuko isi bivuga. Mu by'ukuri njyewe mu buzima busanzwe nakuriye mu nzu y'Imana, navukiye mu nzu y'Imana, nabyutse ku babyeyi bakijijwe, ndegwa n'itorero twemera cyangwa se communauté yitwa Unisepake, nyikuriramo kugeza ku myaka yo kubatizwa. Ndabatizwa kuko communauté nyine bivuga cyangwa se bisaba, ndabatizwa, nabatijwe 2007. hanyuma rero nkomeza mba mu buzima busanzwe nk'ubwo abandi bose tubamwo, bwa bene wacu tuvukira mu nzu y'Imana cyangwa se n'andi moko yose. Hanyuma rero nja guhishurirwa ubutumwa bwiza cyangwa se mpishurirwa Yesu Kristo ku bugingo bwanje vuba cyane. Simvuga imwaka, ariko ndavuga ntago birengeje imyaka 3. Simvuga imyaka kubera wenda impamvu zanje bwite, ariko ndawuzi nzi n'amezi n'umunsi, kuko umuntu wese afite kavukire ya mbere akoraho isabukuru cyangwa se anniversaire y'umunsi yavukiyeho, twagakwiriye kuba dufite n'umunsi wo mu mwuka. Kuko niko Yesu yabwiye Nikodemu, Yohana 3:3, arambwira ngo nukuri nutavuka ubwa kabiri. Yari yaravutse ubwa mbere, yagombaga kugira undi munsi w'amavuko yo mu mwuka. Rero nagize umugisha pishuruga ubutumwa bwiza ntabuheshejwe n'uwenda ngo n'umuntu wabumbwirije, kuko nari narakuriye mu nzu y'Imana kuko nabikubwiye. ndakura muri urwo rujijo, tukaririmba indirimbo nkumva sinzumvishije, tukabutumwa. Hanyuma rero igihe kigeze, ndeka mbyite ko ari umwuka w'Imana, cyakora simbivuze nk'umugani, wangezemo umpa inyota yo gusoma ibyanditswe, mbasha guhishurirwa muri iyo minsi Kristo mu byanditswe. Guhishurirwa Kristo numva ngezemo vuba cyane, ntabwo birengeje imyaka 3, imyaka 2 aho ngaho, nibwo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wanje. Murakoze cyane. Arakoze cyane kudusobanurira, ubwo abakuzi cyangwa batari bakuzi basobanukiwe ho. Hari abantu benshi dukunze gukoresha ijambo ngo narakijijwe. Ijambo narakijijwe waridusobanurira? Wenda hari bamwe bazi nyine bararyumva gutya ngo narakijijwe, ariko wenda batazi ibisobanuro byimbitse kuri iryo jambo. Murakoze. Iri jambo abantu benshi barufiteho urujijo, kandi twagakwiriye kurimenya birambuye. Sinzi ko wenda umuntu yovuga ngo yakize ikintu atazi cyamukijije. Niyo umuntu agwaye azamenya ngo narivujije cyangwa se nakoze iki nicyo cyankijije. Rero iryo jambo mu buryo bugufi buhinye, gukizwa ni ukuvuga ngo ni ugukizwa umujinya w'Imana wari uturiho. Igitabo cya Yohana 3:18, sinibuka neza 20 aho, haravuga ngo uwizeye uwo mwana afite ubugingo, nawe utamwizeye umujinya w'Imana umuriho. Ruvuga ngo gukizwa ntabwo hari umuntu ukunda wabaza umuntu akabura ngo nakijwe umunsi nabatijwe, ngo navutse nkijijwe, ngo byagenze gute, ariko mu by'ukuri ubwo ni ubuyobe. Nta muntu uvuka akijijwe, umuntu wese avuka ari umunyabyaha. Ni nayo mpamvu itorero cyangwa se idini ye ruturera rikurindira ngo uzogeze imyaka yo kumenya ikibi n'icyiza ubone kubatizwa. Bivuze iki? Ubanza umenye Kristo ubone kubatizwa. Ntabwo umuntu kubatizwa umunsi wabatijwe ari wo munsi wakijijweho. Nta nubwo umubatizo usobanura gukizwa.
ahubwo gukizwa ni umunsi wahuye na Kristo mu bugingo bwawe. Hanyuma rero Kristo akagukuraho urupfu wari uriho ruzanywe n'ibyaha byawe, akagushiraho ubugingo. Ni ukuvuga ngo Kristo akakuguranira, aguheza ubugingo, akagukuraho urupfu. Kuko Bibiliya, iyo dusomye Bibiliya, ubuhanuzi bwa Yesaya yaravuze ngo ni ukuri ibicumuro byacu nibyo yikoreye, gucumitwa kubika ibyo twakoze byose nibyo byamujanye ku musaraba. Hanyuma rero gukizwa rero ni ukwakira uriya wapfuye ku musaraba ari we Yesu Kristo, akaza mu bugingo bwawe. Yamara kugera mu bugingo bwawe akagukiza urupfu rw'iteka. Rero uko niko gukizwa. No kubatizwa, ubundi umuntu abatizwa ariko yamaze gukira. Ntabwo kuja mu mazi ari byo bija kunkuraho ibyaha. Oya, ntakunda kubona abantu baja mu mazi bakasara ngo buzuye umwuka wera. Aya, umuntu yuzura umwuka wera umunsi yizeye Kristo. Umwuka wera ni wuzura. Kuja mu mazi ni ukuja kubwira isi ngo ku mugaragaro nizeye. Niko Petero yabivuze ngo cyakora ngo umubatizo ntabwo ari udukuraho ibyaha, ntabwo ari udukuraho iki, ahubwo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza ku byo yamaze kwizera. Kubatizwa ni umutima uticira urubanza rw'ibyo wizeye, ni no guhamiriza isi ukayibwira ngo uyu munsi nahisemo umwami wanje. Rero gukizwa rero ni ugukizwa urupfu twari turimo. Umuntu utarakizwa wese ukiri mu byaha ari mu rupfu. Gukizwa rero ni ukwakira Kristo akagukura mu rupfu akujana mu bugingo. Murakoze cyane. Arakoze cyane kudusobanurira, wenda abatari babizi cyane kuri iryo jambo rivuga ngo uko nyine yarasobanuye. Ndababarije namwe mwiyumviye, ubwo nimushaka kubaza birenzeho uzabasobanurira. Ijambo nshaka kuvuga sinzi uko ngiye kuribaza niba ariko babivuga. Hari abantu basigaye bitanga abanyabuntu. Ndabumva kandi ndababona. Bavuga ko twababariwe, reka mbivuga ngo burundu, ntabwo tuzongera, ntabwo tuzacibwa iteka. Mbese muri make twababariye ibyaha byacu, twakora ibyaha tutabikora twarababariwe. Gusa abantu benshi bagenda babisobanura gutandukanye. Bamwe bakavuga ati gusambana, wasambana ariko warababariwe, wakwiba warababariwe, wakica warababariwe. Kandi twebwe tuzi ko iyo usambanye ni icyaha, kandi icyo cyaha ugomba kugera gute? Gusaba Imana imbabazi ukababarirwa. Gutyo nyine niba wasambanye w'ibyo byose n'ibyo. Noneho twagere kuri iryo jambo ngo twarababariwe, bikadushira mu rujijo tugashaka gusobanukirwa byinshi birenze. Twababariwe gute kandi umuntu asambana tuzi ko ari icyaha? Murakoze cyane. Mu by'ukuri iki kibazo kirasa n'igikomeye kandi kigomba kwenda kuvuga cyane kugira ngo abantu bacumve. None akangurira n'abakozi b'Imana bafite inshingano kuzabibwiriza isije cyane. Isije y'ubutumwa bwiza, isije y'ubuntu bwa Kristo. Topic y'ubuntu bwa Kristo. Abantu bayumve, kubera ko iyo urebye abakristo ba none babifitemo urujijo. Kandi iyo tureza ziranzandika, iyo tuzisonye hafi ya zose, Paul yagiye azandikira itorero. Kandi yazandikira itorero rwandiko rw'Abagalatiya hari havutse nk'amacakubiri nyine. Y'inyigisho z'amategeko n'iz'ubuntu. Abaheza ruragwandiko kugira ngo bave mu rujijo. Urwandiko rw'Abakorinto hari ibyo bari barimo by'urujijo. Ziranzandiko zose hari impamvu. Rero umuntu wese ufite imbaraga, umuntu wese ugira amahirwe yo kugera ku gatuti, akwiriye gusobanura kugira ngo abakristo bave mu rujijo. Rero ikibazo mbajije urakoze, mu by'ukuri twarababariye kandi byiteka. Nta kindi gitambo kizongera gutambwa kidukuraho ibyaha usibye icya Kristo. Niyo mpamvu yabyise ngo ni kubabarirwa kwiteka. Ndabirangije, maze ibintu ibyatabwaga n'amategeko ndabihagaritse. Ko ndibagankaje kuvuga ngo amen. Niba ganagiza ni mu materaniro. Hanyuma rero twababariwe rimwe ry'iteka ryose. Niyo mpamvu hari indirimbo nyine iri gukora ku mitima y'abantu ya healing ivuga ngo navuye mu bubata bw'isi, navuye mu byaha, ninjiye mu buruhukiro. Ubu ndashinganye, ubu mfite assurance. Kubera iki? Kubera ko Kristo ari urinda ibyo yampaye. Ni nako ibyanditswe bivuga ko Kristo ni urinda agakiza muri twe. Uko niko bimeze 100%. Twarababariwe. Twarababariwe, ubu kuri muri Kristo ari mu mahoro. Ni nako
umwanditsi w'Abaheburayo yanditse kuri 4:9 arandika ngo iyaba isabato ya Yoshuwa yari yarazaniye abana b'Isiraheli, ngiyaba yararuhuraga abantu ngo nta yindi sabato yari kuzaza, nta kundi buruhukiro bwari kuzaza, ngo ariko ngo winjiye muri Kristo ngo abaruhutse byiteka, nko kuko nk'Imana nayo yaruhukiye imirimo muri Kristo. Bivuze ngo twarababariwe pe, twarababariwe, ibicumuro byacu byarababariwe, ariko ntabwo biduheza nka certificate cyangwa certificate cyangwa uburenganzira ku byaha ibyo tuzijanemo. Ruvuga ngo iyo Kristo yakugezemo, Kristo iyo yinjiye muri wewe ukuri mu ndeba nanjye nkureba, uri umuntu sibyo, ariko urimo ubutatu, urimo umwuka, urimo ubugingo n'umubiri. Kristo rero yaje aja mu mwuka undimwo. Iyo wagize umwuka mwiza ntabwo wo gutera, ntabwo yes, nuko ngo Kristo aza akadukoramo software y'icyaha akadushiramo iyo gukiranuka. Rero ufite Kristo ntakora ibyaha. Ijambo rya kabiri ndarigeraho naryo by'ibyaha. Ruvuga ngo Kristo yamaze kugera muri wewe akumara inyota y'ibyisi. Ariya Kristo yaramubwira uriya mugore w'i Samariya yahuye nawe, aramubwira ngo banza unyakire mpakuru utwo tuzi nanje ndaguha amazi akumara inyota y'ibyisi. Uriya mugore niyo mpamvu yareze ngo mureke ndirimbe nahuye na Mesiya. Uwahuye na Mesiya arahinduka, agira ishusho ye, agira ukwasa, bitandukanye n'uw'ibyaha, umuntu wa kamere. Ruvuga ngo rero ibyanditswe kandi bigasoreka tubwira ngo iyo Kristo akugezemo umuntu wa kamere arapfa, ukambara umuntu utari wa kamere. Ruvuga ngo habaho umuco n'umwijima. Nuvuga ngo umwijima w'ibyaha ari byo byaha ukuvamo ukinjirwamo n'umuco wa Kristo, ari bwo butumwa bwiza. Hanyuma rero ndagira ko turajana ko uzoza umbwira zoza ntinda, nta kibazo abantu bashaka gusobanukira. Hanyuma rero nuvuga ngo Kristo iyo umaze kumwakira muri wewe, ikintu kiba cyarapfuye muri wewe ni umwuka, upfuye. Niyo mpamvu igitabo cy'Abefeso 2 haravuga ngo namwe yarabazuye ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu, sibyo? None se nari napfuye, nuvuga ngo ni umwuka wari undi mupfuye. Kuzugwa rero ni umwuka yambaye umwuka musha w'ubugingo, sibyo? Umwuka wanje ni wari upfuye, ariko nje nari muzima ngenda. N'umunyabyaha wese ntapfuye, ni muzima karagenda. Igipfuye niki? Ni umwuka we. Uwo rero niwo Kristo aza akaguha umwuka muzima, akaguha ubugingo. Hanyuma rero uyu mubiri twambaye, uyu mubiri n'undi wese uzodukurikirana uwo mubiri wambaye awusigira icyo bita ngo ni urugendo rwo kwezwa. Ntukizwa ngo winjire mu ijuru, sibyo? Cyangwa ntukizwa ngo uve muri no community turimo uyigumamo. Rero ugumana urugendo rwitwa ngo ni urugendo rwo kwezwa, ari cyo ishusho y'ihema ry'ibonaniro ryari risobanura. Uvuga ngo ku ihema ry'ibonaniro hari hanze, ariho kugera ku musaraba, hakabaho hera, hariho gukura mu gakiza, hakabaho ahera. Nuvuga ngo iyo umaze kwinjira muri Kristo neza ukagerayo, none biza niyo Paul yavuze ngo nabambanwe na Kristo, ngo none ngo ubu sinjuriho ng'ibyisi bihinduka nk'ubambwe nabyo bikambona nanje ngabikamera nk'ibibambwe kuri nje. Nuvuga ngo kubanza kugera kuri Kristo hanyuma ugakura, ariko rugendo rwo kwezwa. Nimba ukoze icyaha, nimba ku rugero tuvuga ubusambanyi, nimba wasambanye ntube mu busambanyi, tuwe mu buzima bw'ubusambanyi, urashobora kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Kakuriya Dawudi yifuje muka Uriya. Dawudi ntiyari yabyose yavuze ngo ndasambanya muka Uriya. Yagiye hejuru y'inzu abona umuntu wambaye wawoga, aramwifuza, wiyambuye, aramusambanya. Nuvuga ngo bisobanuye iki? Yaguye mu cyaha. Umukristo akwiriye kugwa mu cyaha ariko ntakwiriye kurambira mu cyaha. Ijambo rya kabiri, iyo umaze kugikora rero, iyo umaze kugikora icyaha, hariho ibyaha ushobora kwirega hagati yawe n'Imana. Hakaba ibyaha ushobora kwirega hagati yawe n'Imana, n'ibyaha twaturirana. Yakobo 4, mwaturirana ibyaha byanyu. Ntabwo ibyaha ibyo ari byo byose nkwiriye kuza nkabikwiregaho. Hari icyo nkwiriye kumva nacumuye ku Mana, umutima wanje wacumuye ku Mana. Hari n'ibindi ncumura kuri wewe. Ibyo nibyo twire kwaturirana, ibindi tukabyirega ku Mana. Kandi kwatura no kwihana biratandukanye. Ibyo n'amagambo biratandukanye. Ibyo bintu bivuze
ese kwihana no kwatura kwatura no kwihana ni amagambo abiri ahabanye. Ni nayo mpamvu nza mbibona ko ikunda kubibona muri confusion materaniro yacu abene wacu, ukaza uzi ko neza abantu bose bakijijwe, wamara kubwiriza ukababwira ngo ninde wihana. Uranumva muvandimwe, ukababwira ngo ninde wihana. Abantu barakijijwe, wababwirije ubutumwa bwiza. Iyo rero umuntu yakijijwe ntabwo asubira kwihana, arakura. Oya, arakura mu gakiza. Nimba ukaje ukambwiriza wenda ku rugero umbwirije ku 10, kumva ndacumvishije, sinihana sinza ngitaga mba nkuze, mbamenye ubwenge. Nico ubutumwa bwiza bumaze. Mba numva ico gukora. Ntabwo ngomba guhana ngo nature, ndakuze mu gakiza. Sibyo? Noho kwihana no kwatura aho bitandukanye byo ngiye kugutandukanyiriza. Kwihana ni ukuva mu byaha uja mu bugingo, ni ukwakira Kristo. Iyo wakire Kristo uratura. Ndago ntabikonfusinga umfashe, ndi kwihana, ndi ku ijambo gitwa kwihana. Kwihana umuntu wihana rimwe gusa, rimwe wihana uva mu byaha wakira Kristo. Akira urinsemo kwihangana. Uravuze ngo kwihana ni rimwe, kandi twebwe buri gihe tugiye gusenga uravuga ati Imana mbabarira ibi nibi buri munsi bigahoraho, umwaka ugashira undi ugashira gutyo, ugasanga umuntu agize n'imyaka 50 ingahe uhora muri iryo jambo, kandi uvuze ko kwihana ari rimwe. Kwihana rero no kwatura biratandukanye. Kwihana ni rimwe. Kwihana ni umunyabyaha uvuye mu byaha winjiye mu bugingo, aribwo kwinjira muri Kristo, kwakira Kristo, uba wihanye. Kwihana ni uguhindukira. Nuvuga ngo nari mfite inzira injana mu rupfu kuko ndakijijwe, ndafite umurengezi ari wo Kristo, none ndamwakire ndahindukiye ngiye mu bugingo. Uko niko kwihana, ni uguhindukiza umuntu, umuhindukirisha ku butumwa bwiza. Ariko ubutumwa bwiza ntibukoze isoni kuko n'imbaraga y'Imana uhisha uwizera wese gukira. Abaroma 1:16. Ubutumwa bwiza nibwo buduhindukiza, budukura mu rupfu rutujana mu bugingo. Cyo guba wihanye. Kwatura rero nibyo twaturaga buri munsi byuvuze. Ni nayo mpamvu nari nkubwiye ngo mu itorero ryacu barashobora kubwiriza iwanyu, bamara kubwiza akabona muhaguruke mwihane. Muri yaniki mwarakijije mufite Kristo. Nta kwihana kurimo, ahubwo murakura. Umukristo yumubwirije abakuze. Iyo nkubwiye icyacu mu bukuze, iyo nkubwiye umubatizo bangukujije. Nukuvuga ngo iyo umuntu amaze guhindukira akaza mu nzu y'Imana baje gukura gusa. Uje kumukuza mu gakiza kugeza ku kigero cyiza ngo mwamashima niko ibyanditswe bivuga. Rero twatura buri munsi. Mwaturirana ibyaha. Nimba nakubeshe kwire ko kwatura ngakubwira ngo mbabarire na. Ariko ntibyankuye mu mugambi w'Imana. Tibyankuye mu nzira ije mu bugingo. Ntabwo ico nkora kinkura mu bugingo. Ahubwo kukiramiramo nibyo bibi. Murakoze cyane. Arikoze cyane aradusobanuriye ubwo abantu batari bazi hejuru kwatura no gusaba imbabazi, aradusobanuye. Ariko twari hejuru yabo nyine, niba naryita idini sizi ko narivuga aho. Mbese ngiye uko mbibona cyangwa abandi mbona ni nka ari amadini abiri, sibyo? Hari abapinga abanyabuntu n'abanyabuntu bagapinga abo bandi. So bamwe bakavuga ngo abanyabuntu nibo bari mukuri, abandi bakavuga ngo abo bandi sinzi ko ni nyine nabo bandi, reka mbivuge gutyo, nibo bari mukuri. Ugasanga bakumva ko abanyabuntu bayobye, bafite inyigisho zo kuyobya abantu. Wowe ubirebye nuko bitekereza, ubona inyigisho zabo ari zo kuyobya abantu, cyangwa ubona bari mukuri, cyangwa ubona hari ikindi cyihishe inyuma y'inyigisho zabo? Murakoze cyane. Mu by'ukuri nta uri mukuri, nta uri mukuri n'uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi ntabwo dufite impande zibiri, ariko nanje mbibona umuntu wese ubireba dufite impande zibiri. Niyo duhuye aho kugira ngo dukorere jambo Petero yanditse ngo umuntu wese akwiriye ngiteka ryose ukwiriye kuba witeguye gusubiza ku byiringiro byawe, ngo ariko ngufite umutima w'ubugwaneza. Ubona abantu basa n'abadisikita ariko nta mutima w'ubugwaneza urimo. Ni impaka zadutse. Yes. Ugasanga bamwe bashwanye, ugasanga babwiranye nabi, ubirebye ukabona nta butumwa bari guhana, ahubwo bari kudisikita. Umwe ari gushaka kwemeza mugenzi we, undi agashaka yemeze mugenzi we. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ibintu tukwiriye kubihindura.
n'ababikora bamenye ko dukorera umwami w'umunyeneza. Kristo ni umunyeneza, ni umunyebambe, ni umunyeneza irenze. Rero uri mu kuri n'uri muri Kristo niko kuri konyine, nta kindi kuri usibye kuba muri Kristo. Hanyuma iri muri Kristo aguheza umutima uciye bugufi cyane. Rero urebye dufite ibice nka bibiri. Bamwe babita ngo ni abanyabuntu. Nta mwana w'umuntu ukwiriye kwitwa umunyabuntu. Umunyabuntu ni Kristo watugiriye ubuntu, kandi ubuntu tuvuga ni ubwadukijije. Ntabwo twakijwe n'imirimo yacu, ntabwo twakijwe n'ibyo dukora, ahubwo twakijwe n'amaraso ya Kristo. Ahubwo imirimo yacu ni amakamba tuzambara mu ijuru. Ariho Bibiliya ivuga ngo kuko muri abo yaremye, igitabo cy'Abefeso 2:10, ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Tigeze ivuga ngo hanze ya Kristo. Muri we nimwo duheshwa gukora neza. Ariko iyo tutari muri we, iyo niyo mirimo izasha tuzatwumva muri Bibiliya. Hanyuma rero hari abo bita abanyamategeko, abandi bakitwa abanyabuntu. Ariko icyiza kiruta byose cyatumye abantu basoma ibyanditswe, kuko abantu ntibabaga mu byanditswe. Urebye ubwoko bwacu bwabaga mu gisirimba, tuba amakorari, ariko ibyanditswe tikwari tubigira. Umuntu ashobora gutunga Bibiliya umwaka ugashira atayigezemo, akayigeramo ari mu materaniro. Kubera izo discussion rero zatumye abantu bibuka ko ukuri kuri mu byanditswe byera. Hari abanyabuntu, hari abavuga ngo abanyamategeko, bose ukuri bagushakiye mu byanditswe. Hanyuma rero ibyo waruvuze ni nkabyo. Hariho idini, hakabaho n'abandi bita abanyabuntu. Ubu ngubu bahinduye izina, basigaye bitwa ngo ni abanyabutumwa bwiza. Ariko intego yacu twese yagakwiriye kuki ishingiye mu gukura kuwamaze kwakira Kristo. Utaramwakira nawe tukamushakisha ubwo buntu bwa Kristo, tukaja kumubwira ngo hari uwamukunze mbere yuko amukunda, kuko Kristo yadukunze mbere, turamukunda kuko ari wabanje kudukunda. Igitabo cya Yohana. Hanyuma rero izi discussion zikwiriye gushira mu bwoko bwacu, zigashira tukamenya ko twakijijwe n'ubuntu bw'Imana. Ku giti cyanje njyewe twatuvugana, njyewe inzaho navuye n'icyahankuye. Ntawanyigishe ngo nigishwe, nzarumva ngo bamwe barabwize mu mashuri, abandi ngo barabuganirijwe. Oya, nje ntawanyigishira aho Kristo yankuye. Nje narahishuriwe nje nyine mpisonye mbikuye mu byanditswe byera. Hanyuma rero wiki gihe turimo ntaho gitwagwa n'amategeko, ahubwo amategeko yasuraga Kristo. Niko igitabo cy'Abagalatiya kivuga kuri kananga amategeko ngo yari umushorera utugeza muri Kristo, utugeza kuri Kristo, ariko ntiyatwinjije muri Kristo, yatugejeje kuri Kristo. Uwo mushorera rero watugejeje kuri Kristo, mureke twakire Kristo. Kandi Kristo umwami wacu, umwami w'abami Yesu, ntabwo atwemerera kuba mu bintu bisa na discussion n'ibiki, ahubwo aduheza umutima w'ubugwa neza unaciye bugufi wo kugira ngo n'utaramenya amenye. Murakoze. Arakoze cyane kudusobanurira. Ubwo abantu baraza gusobanukirwa byinshi. Muri commentaire muzamugerageza mutubwire ibyo mushaka kumenyaho, nimba mushaka ko azagaruka twanakora na party nyinshi kugira ngo musobanukirwe kurushaho, nimba ari ibyo wifuza kumenya cyangwa gusobanukirwa. Imana imuhe umugisha. Ari ikindi kintu nza nibaza cyangwa undi muntu wese yakibaza, ariko kuri apare yanjye hari igihe umuntu tuvuge ngo umuntu ararwaye kugeza igihe apfiriye, sibyo? Yari umunyabyaha, reka tuvuge ku ngeri zigaragara, yari umusinzi. Nibyo mu bwoko bwacu bikunze kugaragara cyane kurusha ibindi byose. Yari umusinzi, ntagira mu rusengero, nta mirimo myiza afite. Wenda twavuga ngo uriya muntu aza akora imirimo myiza, nta kintu kigaragaza ko ari umukristo kigaragara gutya ku maso y'abantu. Ariko wenda yagize icyo kibazo cyo kurwara n'ibindi byose, akagira umunsi wo gupfa. Uwo munsi wo gupfa agasaba imbabazi, yasaba imbabazi agapfa. Wa munsi wo kumushingura abantu bakavuga ati yo yapfuye ariko yasabye imbabazi, yagiye mu ijuru. Nje ibyo bintu ntago mbyumva. Gute umuntu yaba ari mu byaha ubuzima bwe bwose, niko nabivuga, ku munsi wa nyuma agasaba imbabazi abantu bakavuga
ngo yagiye mu ijuru. Iyo niyo faveur Imana iduha cyangwa se badusobanurira? Murakoze cyane. Iri jambo riroroshe kandi no gusobanura riroroshe kurisobanura. Nuvuga ngo kuja mu ijuru ntabwo tuzoja mu ijuru umunsi twapfuye, tuja mu ijuru umunsi twakiriye Kristo. Ni ukuvuga ngo umunsi twavutse ukimara kwizera gutya uhabwa identite y'ijuru, ubwenegihugu bw'ijuru. Ijuru buginjiyemo, ijuru ni kwakira Kristo. Cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Yohana 1:3. Ni ukuvuga ngo kuja mu ijuru ni ukwizera Kristo, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Hanyuma rero ico igisa n'idini cyatwigishije cyanaturenyemo cyane, nkunze kubireba ndetse biba nkiyo mu bwoko bwacu cyane, kubaza ngo ese yireze umuntu yarakijijwe yabaga mu rusengero wenda yafata atireze ukabona ko baramushingurana amashaka ngo uzageze gute ngo ntiyabonye ya pasteur ngo bamuganirize. Ririya ni idini ryatuboshe ryanaduhambiriye, rindarizo ryona tuza nijoro. Hanyuma rero nimba umuntu yari atarakizwa, tuvuge ku rugero, kuko kudakizwa nibyo bituma uyu mubiri urimwo, umubiri ukazabera imbuto y'ubusambanyi. Nimba umwinzoga biba bikuba mwirindani mu mubiri wawe upfuye, mu mwuka upfuye, umubiri ukera imbuto zo kunywa inzoga. Umubiri urera ariko kuvuka kuvikira irindani. Ngo cyari gikwiriye gukorwa. Ku rugero nje nari umusinzi, ndagwaye ngeza ku gihe cyo gupfa, ntimukwiriye kuza mukambwira ngo ngirega inzoga, ahubwo mukwiriye kuza mukambwira ubutumwa bwiza kizera, kavuka ubwa kabiri kabona kwirega. Buriya ni nikosa kubwira umuntu ngirege. Irebye Petero igice cya 2 yabwiye ubutumwa bwiza bamaze kuzura umwuka wera. Wa mwuka Yesu rero abasezerana kuri 2 buzura umwuka wera, baranezerwa. Petero yibuka yuko Yesu yasize ababwiye ngo nimumara kuzura umwuka wera muzabagaho kumpanya Yerusalemu, Yudeya n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Abona babo abatipe buzuye umwuka gusa bacanganyikiwe, yiyibutse ibyo ahita atangira kuvuga ubutumwa bwiza. Amaze kuvuga ubutumwa bwiza gutya kuri 37 kuri 2 ame aricara araceceka. Bonyine ngo ijambo Petero yababwiye ngo ribacumita umutima, ngo barabazanya ngo se bagabo bene data dukora iki. Petero abona kubabwira ngo ni mwihane, cya jambo navuze kwihana. Uvuga ngo ukwiriye kuza ukabwira umuntu ubutumwa bwiza mubona aremze utarakijijwe, wenyine ijambo ryamutsinda akavuga ngo ni mureke nature, nizeye ku giti cye, mureke nature ko numva ibyo mwambwiye, nizeye mumbwiye icyo ntari nsangana. Kuko agakiza kuko niko Paul yandikira Abaefeso kuri 6 ngo mwambare ingofero nk'agakiza. Bisobanura iki? Ni uguhindura mind. Nuvuga ngo wari ufite mind zawe zipfuye, hanyuma rero bakubwiye ubutumwa bwiza bihinduye bya bitekerezo byawe byose, wumvishe ko hari uwatanze ubugingo bwo ngo nawe ubona ubwawe bw'iteka ryose. Hanyuma rero ukizera ukabona kwikwatura, ukabona kuvuga ngo nakoraga ibi mu mbabare, nakoraga ibi, nakora ibi. Kubera ko nakire Kristo nk'umwami n'umukiza wanje, kandi atabonye n'umwanya wo kuja kubatizwa yoja mu ijuru. Kuko igisambo cyamwizereye ku musaraba kigendera mu ijuru ku musaraba, ticyabatijwe nticyakoze imirimo myiza. Hanyuma rero ico gihe uko bigenda, uko Bibiliya ivuga ngo ubumeze nk'umuntu urokotse uvuye mu muriro. Iyo wizeye bakakubwiriza ubutumwa rugeze ku gitanda ku mwanya wo gupfa, ukizera ukatura, ntunabatizwe ugacikana utarabatizwa, ngo uzaba uri mu ijuru. Ngo ni nk'umuntu wari wabona umuntu barakuye mu muriro gutya, nta murimo n'umwe azaba afite, ariko azaba ari mu ijuru. Murakoze cyane. Murakoze cyane kudusobanurira. Wenda abantu nabo baba barabyibajije nk'uko nanjye nabyibajije, ubwo baradusobanuriye. Ikindi kintu nabaza, hari ukuntu nsigaye ndeba nkabona abantu basigaye bitiranya impano n'agakiza. Ugasanga umuntu afite impano ariko afite imirimo mibi. Tuvuge ngo wenda ni umuyumbe, ariko hano hanze afite imyitwarire itari myiza mu bantu, nta mirimo myiza muri make afite, ariko akaguhanurira bikaba. Ariko ugasanga abantu bavuga ati uriya muntu ni umuyumbe,
arakijijwe ariko nta mirimo myiza afite mu bantu, nta sura nziza afite mu bantu, wadutandukanyiriza hagati y'agakiza n'impano? murakoze cyane. Kubera ko wenda ntari umushumba aribyo ndakoraho cyane ndagenda mbica hejuru kugira ngo mpeze abantu umuco, ejo n'ejo bundi wenda ntazahura n'abantu ngo bantere amabuye. Hanyuma rero icyo dukwiriye kumenya, ubuhanuzi butavuga ubutumwa bwiza si ubuhanuzi, ni irari ry'ababa bakeneye kuza. Hari umugabo umwe wavuze, uwo mugabo ndamukunda cyane, ni mwene wacu, aravuga ngo imana y'abahanura, ndeke kuvuga ngo y'abayumbe, imana y'abahanura ngo isigaye ivuga ngo kurusha imfura z'abagabo b'umurenge. Ngo none se ngo umugabo w'umurenge yaza akabwira umwana w'umukobwa ngo uzobyara umuhungu cyangwa umukobwa, ngo ababizi ko azobyara. Kuza umuntu akaguhanurira utwite ngo uzobyara umuhungu bikumariye iki? Wari utwite uzi ikintu uzobyara, naza ari umukobwa ni sawa, naza ari umukobwa mpfa kuba ubyaye neza. Rero iri jambo riragoye cyane kandi n'abantu ntibaryumva. Igitabo cy'Abaheburayo kuri rimwe aravuga ngo kera Imana yavuganye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu gihe cyinshi, ngaruko muri iyi minsi ngirimo iravugana natwe mu kanwa k'umwana wayo. Igihe tugezemwo ntabwo ari igihe cy'ubuhanuzi, icyo gihe cyararangiye, turi mu gihe cya Yesu Kristo. Nje kuguha ubuhanuzi Bibiliya yemera nuko nza nkakubwira ibyanditswe. Kuri uyu muntu wese yohanurira umugore we, yohanurira umugabo we, yohanurira famiye ye, ubasomeye ibyanditswe, ni ubuhanuzi bwuzuye. Ureke irari, iri rari ryacu rya muntu tuba dukeneye ngo batubwire uko dushatse. Impamvu rero abo twita abahanuzi cyangwa se bano bagenda badusengera mu mago, ibyo bavuga n'ibyo baba bariyo iriya bidasa n'ubuzima bwabo busanzwe, nuko bavuga hari imyuka baba bafite, hari imyuka baba bafite. Imana ni nyinshi, ushobora kwikubita mu kirere gutya ugahura n'imyuka mibi kandi ikakubwira ikintu kikaba cyangwa ntikibe, kuko ibitarabaye nibyo byinshi, nuko wavuga ngo ibitarabaye nibyo byinshi. Hari n'igihe nshobora gutekereza kakubwira. Hanyuma rero abo bantu batarakizwa, Bibiliya iravuga muri Matayo, haravuga ngo basaba bavuga ngo mwami bazagira gute? Bazagera mu ijuru. Cyangwa se ngo Yesu ngo azoza ngo uvuge ngo nahanuraga mu izina ryawe, nakoraga ibiheko mu izina ryawe, ni gute unyerekeje mu nzira, unyerekeje mu muriro? Bakubwira ngo genda sinari nkuzi. Kandi muri wowe uzi ko wakoreraga Imana. Uzi iyo mpamvu? Haravuga aho hepfo kuri iyo sura, zandibuka neza ari 7, haravuga ngo usibye abakora ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana urabuze, kambugusomere. Ndabusoma mu gitabo kubera ko nkoresha telefone yanjye niyo mfite. Ubushake bw'Imana tubwumve. Ubushake bw'Imana buri mu gitabo cya Yohana. Ubushake bw'Imana buri mu gitabo cya Yohana 6:40. 6:40 haravuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, naje nzamuzure ku munsi w'imperuka. Bivuze iki? Ibyo byose urashobora kubikora utarizera ukazarimbuka. Ni nayo mpamvu bidasa n'ibyo ukora. Petero arongera, sinibuka niba ari Petero niba ari Tito, aravuga ngo abavuga cyane cyane Imana, ariko ngo ikikugaragaza ko bataramumenya ngo nuko bayihakanisha ibyo bakora, ubuzima bwabo bwa buri munsi. Buriya nta muntu ukwiriye gutanga ubuhamya mu rusengero ngo urabona ngo mbayeho gutya, ngo njewe ngo nza nsenga, ngo nkagira gute. Wewe genda mu rusengero tubwire ubutumwa bwiza. Ubwo buhamya bwawe ubwere kuwa mbere kugeza kuwa 6. Nuba ngo ubwere mu isi, babandi bakuzi, babandi muturanye, babandi mubana, babona ubuhamya ko wakishishwe, bakubone izo mbuto z'ubuyumbe. Murakoze cyane. Arakazi cyane kudusobanurira. Nkawe uri umuvugabutumwa, uri muri sosiyete, reka ndi kuvuga sosiyete yacu cyane, sinavuga abandi ntago mbazi cyane. Kera tutarabaho wenda twumvaga ngo
bari abantu basenga cyane, bizera Imana, banakiranuka cyane. Wowe urebye, tuvuge niba wenda n'ayo makuru nawe uzayumva, urebye kera muri iyo myaka yashize n'ubu ngubu, ubona abantu bari bakijijwe muri iyo myaka n'ubu, ntubona ko harimo itandukaniro, cyangwa se turacyakomeje muri wa murongo nka wa basogokuruza na basogokuru? Murakoze. Basogokuruza icyambere bari imfura, nta mugabo w'imfura wese w'umunyamurenge wabeshaga, ureke kandi bari batarakizwa, bari abanyabyaha, babaga mu nzoga, babaga mu biki n'ibindi byose, iriya mico mibi yose, ariko bari abagabo b'imfura batabesha, batajyajya, ari abagabo bari smart. Rero bakubitiyeho ubutumwa bwiza barakizwa, noneho byabaye hajya babona amata yabyayoboke, byabaye noneho byiza kurushaho, byabaye birenze kuko bari basanzwe ari imfura, noneho bakubitireho kumenya umwami wacu, kuko iwe niwe uguhesha gukora neza, barushaho kumera neza. Rero twebwe abo nyine turi nk'amabandi y'Imana, sinomenya uko mbyita, turakizwa cyangwa se dukurira mu nzu y'Imana, turagenda tugasanga wamenye kubyina gusa umenye kubyina gusa, ubu uri umuyumbi. Niyo mpamvu rero tubona ubukristo busa nkaho gukizwa, abo twita abakristo ubona nkaho badafite image nziza. Kubera iki? Titurakakizwa. Twakoze iki? Dusa n'abakijijwe, dufite iyo nshusho. Niko kuvuga ngo biya, urabona icyo birizi tubwira, abana b'Isiraheli bamwe bavuye muri Egiputa, ariko Egiputa ntiyabavamo, babonyeho inyanja icikamwo, ariko basonza buke bakababwira ngo twifuje gusubira muri Egiputa ngo tujye udutunguru. Kubera iki? Kubera ko bari baravuye muri Egiputa, ariko Egiputa ntiyarera bavuye mu bo, yari kibarimo. Rero natwe niko tumeze nk'abavuye mu byaha ariko tutarabivamo, tumeze nk'abakristo kandi tutaraba babiwe. Rero icyo dukwiriye gukora, bari abasaza rero bari imfura, kandi bo umunyabyaha yari umunyabyaha, yagiraga abagore 2, yagiraga abagore 3, iyo ndi banasambanaga barashakaga gashaka abagore 4 5, nta kibazo, urabyemerewe. Sokuru atarakizwa yarabagiraga abagore barenze 2, ariko akizwa ahitamo aravuga ngo nje kubera ko nakire Kristo pise nk'umugore w'isezerano n'uyu. Kubera iki? Bari imfura, bari abagabo b'imfura. Ariko twebwe ubufura ntabwo dufite, ubukristo ntabwo dufite, ahubwo noneho twebwe noneho bari mu nzu y'Imana nibo bari no mu kuvuga, bakavuga n'ibyo abadakijijwe batovuga, ugasanga twarabyivanze gutyo. Murakoze. Arakoze cyane kudusobanurira. Ari ijambo badusobanurira buri gihe, bakatubwira ngo umuyumbe. Ijambo umuyumbe ubundi uko mbizi niko nigishijwe, umuyumbe ni umuntu uvuga ubutumwa ahantu hatandukanye, yaba ari mu mihanda, mu tubari, ahantu hose hariho abantu bakeneye kumva ubwo butumwa. Ariko ugasanga umwana muto tuvuge ngo w'imyaka 10 n'ingahe yasirimba, yandika amandiko yavuga kuri ruga, bakavuga ngo ni umuyumbe. Ariko ugasanga muri ubwo buyumbe bamwitiriye ahora mu rusengero, nta n'umunsi n'umwe aribwiriza ngo reka nje kubwiriza kanaka ni umunyabyaha, ntasenga, nje kumubwiriza muzane mu rusengero. Ariko ugasanga mu rusengero bari kunyita umuyumbe. Wowe ubirebye ubona ari byo? Akoze cyane. Mu by'ukuri iki nacyo ni ikintu kitari cyiza cyatwinjiranye, dukwiriye no kwiga tukakimara. Umuyumbe cyangwa se bagira amazina 2, cyangwa se tugira, kuko nanje ndiwe mba no ku rupapuro rw'abayumbe mu rusengero rwacu. Tugira amazina y'ikiyumbe cyangwa se abanyamasengesho. Abanyamasengesho ni batambuke babyine, abayumbe ni batambuke. Umuyumbe ni kupereka ujumbe, baraba kuko babivuze neza exactly. Umuyumbe ni wa wundi ujana ubutumwa bwiza. Noneho umunyamasengesho ni umuntu wese uri mu nzu y'Imana, ni umunyamasengesho. Kandi noneho ikanisa rigira n'abandi banyamasengesho baba barenze abandi kwinginga, abo ntibakwiriye no kumenyekana, abakwiriye kumenwa n'itorero gusa, ba pasiteri bakamenya ngo muno mu rusengero tugira umuntu uzi twingingira. Dafata urugero, cyakora kandi reka kuvuga iryo torero rigira umugabo
aza yingingira ngo Imana yongere pasiteri wabo amavuta, aza apfuka mu mwaka ugashira ku ntebe ya pasiteri we, umwaka ugashira, ariko nta muntu n'umwe umuzi mu itorero, nta muntu n'umwe yatanze ubuhamya wo revera wiwe atanga ubuhamya ukuntu uwo muntu amusenga. Rubanga amasengesho ni imitsi, urabona ino mitsi mu mubiri kuvuga ngo duhumeke, nuko imitsi yajanye amaraso mu mubiri wose yakuye mu mutima akayatembereza, ariko uyu mutsi ndi tuwubona uri indani. Abanyamasengesho rero ni amatiyo, niyo amatiyo agemurira amazi mu mazu, nta muntu uzi itiyo rimuzanira amazi mu nzu yaho riza riva, urijya uzimo wawe. Rero umunyamasengesho mu ikanisa ntakwiriye kuboneka, ni umuntu ubiyo ngiyo gusa mu mashamba yingingira ikanisa. Umuyumbe nawe akaba umuntu ujana ubutumwa bwiza. Nimba utarabwiriza umuntu n'umwe ngo akire, ngo akizwe, nimba utaraje kubwiriza n'umunsi n'umwe hanze y'abakijijwe, apana ngo nguzuja mu rusengero mukaja mu rundi, hanze y'abakijijwe ukaja gushaka intama zitarakira Kristo, turi umuyumbe. Ntabwo kubyina ariko ubwo buyumbe. No mu tubare barabyina kandi bakabyina pe, n'ahandi hose barabyina, kandi kubyina ntabwo ari umwuka umpesha kubyina, n'ibyo mvukana n'ubugenge. Ntabwo ari umwuka wampishurira ijambo, ariko ndi wampishurira kubyina. Kubyina turabivukana n'ubugenge. Umuntu wese w'ingenge yiswe umuyumbe, ariko si umuyumbe. Umuyumbe n'utwara ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana umugisha kudusobanurira. Tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu cy'uno munsi, ijoro ryashize ari groupe mbamo yo ku ishuri, ari discussion twagize, tujya tugira ibihe byo gusenga no kuvuga ijambo ry'Imana. Noneho hari uwo twiganye iwe yabaye umupasiteri, niko navuga. Haratubwiriza nijoro turi kubaza ibibazo, umwe arabaza ngo baramubwiye ngo kunywa inzoga ngo si icyaha, ngo ariko ngo ikitwa ko ari icyaha ni ibikorwa ukora cyangwa amagambo uvuga. Wewe wabivuga iki? Murakoze cyane. Impamvu abantu babyita ngo si icyaha kunywa inzoga, nuko Bibiliya ikunda kuvuga iyo bagiye gusengera umwepiskopi cyangwa se umupasiteri ngakwira kuba ari umuntu utakunda ibisindisha. Bakumva ko wenda umuntu utari umwepiskopi cyangwa se umupasiteri iyo abyemerewe, ibisindisha ntibyemewe. Paul yandikiye Timoteyo kubera ko Timoteyo ngo yagiraga nk'indwara mu nda, akamwa akadivaye gake, agasembuye gake kugira ngo kamufashe. Noneho abantu banabyo bazarisoma bakaryitwaza. Naryo niryo yitwazaga. Bakabyumva cyane. Oya nta nukuryitwa nose nabo baragwaye. Timoteyo yaragwaye. Ijambo rindi tuzatwibagiza ni ijambo iri mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, kiri mu gitabo cy'Abakorinto, kwandika Paul yandika bwa mbere cyangwa bwa kabiri, ndaza kubireba, rivuga ngo byose turabyemera ko siko byose bitugirira umumaro. Sibyo? Tuvuge nk'urugero nk'abantu baza gusenga bambaye amapantaro, abantu bakamamererwa nabi, ngo sura muntu ngo yambaye ipantaro gute, ngo ibiki ngo mu isengero, ngo yambaye ngo amamini gute, ngo yambaye, byose turabyemerewe. Sibyo? Ariko siko byose bitugirira umumaro. Wumva ko kunywa inzoga nta mumaro ibigufitiye, urayimwereke. Ubundi uja gucumura cyangwa se icyaha kuko wari ubivuze, ntabwo ari ukunywa inzoga, nta nubwo ari amagambo wavuze, ni wa mwuka urimo watsinzwe. Umubiri weze imbuto yo kunywa inzoga. Kubera iki? Umwuka wawe wabanje gutsindwa, icyaha gikorerwa indani, umubiri ukera, umubiri wera imbuto. Ariko kunywa inzoga kwakijijwe ntabwo ari sawa, nta nubwo ari byiza, dukwiriye kuzireka. Abantu batanera amabuye ati wenda none aya nabazaga. Aragize cyane, iyi nabarizaga benshi nkuko nanjye sinakivuzeho, gusa naravuze ati nzabaza umuntu ubizeho kundusha, wenda wasanga bari mukuri ntawamenya. Reka tugende ku musozi w'ikiganiro cyacu cy'uno munsi, Imana iguhe umugisha kuba watwitabye, tunasoza n'undi munsi tuzagukenera uzaze utwitabe. Abatarakora subscribe mugende muyikore, like, comment, share kugira ngo muzamubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Tuzakora cyane kugira ngo tukomeze kubaganiriza, tuzaganira kuri byinshi mu ngeri zose kugira ngo tukomeze tubane tutarengeje ngo bangaba cyangwa bangaba, abantu bose tuzakorana. Ikibazo cya nyuma nakubaza cyangwa wadusobanurira ni hejuru y'icya 10.
abantu benshi batanga icyacumi ariko ntibarasobanukirwa icyacumi ni iki. Umuntu atanga icyacumi kubera iki? Agitanga kugira ngo habe iki? Murakoze cyane. Wa mugani wangu abantu batagutera amabuye, iki kibazo nanje ndagitinya cyane kuko nza mbona abantu badutera amabuye ariko ntitwogoreka ubutumwa bwiza. Biragatsindwa kugoreka ubutumwa bwiza ngo niho wenda dushimisha abantu imitima yabo. Icyacumi rero, icyacumi kiri mu buryo bubiri. Uburyo bubiri. Mu gihe cy'amategeko cyari itegeko nyine kuko ryari amategeko. Kandi iyo utagitangaga cyakugiragaho umuvumo, washobora no gupfa. Kandi mu gihe cy'amategeko byari bivuga ko kitari gikwiriye no kwibaho n'urushiringi rumwe. Bivuze amashiringi ko kandi ku mashiringi. Kitari gikwiye kandi icyo gihe cy'amategeko nticyari ifaranga gusa. Ari ifu n'imbuguzi 25 kwiriye gutangaho 2 n'igice. N'imbuguzi ibishimbo 10 kwiriye gutangaho ikiro. N'imbuguzi guzuguza imboga. Niyo mpamvu abafarisayo bo ngo babaraga imboga mu murima yabo agaso dodo cyangwa se izindi mboga zere zose akaba ari 9 urumwe gwagera karushira ku ruhande. Cyari itegeko kuko nyine mu mategeko ibintu byose byari amategeko kandi iyo utagikoraga wagiraga umuvumo no kugwitana cyaraguhitana. Mu itorero rya Kristo rero iringira igisezerano risha. Ndimo ndabivuga uko Bibiliya bivuga. Simbivuga nkanze cyangwa mbivuge hari igihe abantu bumva bagahita bavangura umuntu yarayobye. Uhereye muri Matayo ukageza mu byahishuwe nta muntu n'umwe yigeze akotinga ku cyacumi. Na Yesu wenyine tigeze akotinga ku cyacumi. Intumwa zose nta ntumwa n'imwe yigeze ibwira abakristo ngo batange icyacumi. Turajana ariko ndabigusobanurira uburyo tukwiriye kugitanga. Yesu niwe wabivuzeho buke gusa muri Matayo. Abafarisayo kubera ko bari abantu batanga icyacumi basenga, umufarisayo asenga yiriza kabiri mu cyumweru atanga icyacumi na nyiragasogere ibintu byose. Arababwira ngo muhagakwiriye gukora ibyo ariko mubanze munyizere. Ni munyizere hanyuma mukora ibyo. Ibyo mwamuvuga musa nkaho ari byo mutegeyemo gukira. Mwisezerano risha ari ryo torero rya Yesu Kristo ari ryo natwe tubarirwamwe abanyamahanga. Abanyamahanga ni umuntu wese utaravutse ari umwisiraheli ari umuyuda. Twe twiyungiye ku musaraba. Hirya y'umusaraba nta bugingo nta gakiza kwari dufite. Ku musaraba niho twagiriye agakiza. Nta muntu n'umwe yigeze ukora uvuga ku cyacumi. Numwe muzamukora ubushakashatsi bavandimwe mbakanguriye gusoma ibyanditswe byera musome Bibiliya ni mwari mw'ubugingo. Nimba ukeneye gukira ku mutima wawe, nimba ukeneye kuba umuntu waje mu ijuru usoma ibyanditswe. Guhera muri Matayo kugeza mu byahishuwe ntabavuze ku cyacumi. Ziriya ntumwa zose muzi. Uhereye mu izakozwe n'intumwa zose ukabivuga nta bigeze bavuga icyacumi. Ugatanga igitabo cy'Abefeso ukaja mu byakozwe mu ziranzandiko bagiye abana Abagalatiya, Abafilipi, bose ziranzandiko Paul yanditse ntahigeze abivuga. Yakobo ntacyo yigeze avuga. Inzandiko zirazandika ya Pastor Timoteyo n'ibiki ntabyo yigeze avuga. Rero mu isezerano risha kwa Kristo aho tuboneye Kristo umusaraba gitangana umutima ukunze. Aho bitandukaniye n'isezerano rya kera. Isezerano rya kera cyari itegeko. Isezerano risha n'umutima ukunze. Nuvuga ngo ugitangana umutima udagucira urubanza. Apara kuvuga ngo nimba ngo nakweme ngo kusinshira ngo kusimbo umuvumo gute kwa Kristo. Kubera iki dukunda kumva umuvumo ntitwumva imbabazi. Kandi Kristo ari umunyembabazi. Hari riri mu bavandimwe umwe nabonye arimo avangwa ngo bafunguye ngo kabiri ngo gatatu ngibi bintu ngo bashango bizotuzanira umuvumo. Mufungo ya kabiri, mufungo ya gatatu, mufungo ya kane kugira ngo abantu babwibwe ubutumwa bwiza bakire. Mugiye kubishiraho umuvumo kandi gute bizabazanira umugisha, bizabazanira kwishurirwa imbabazi. Rero muri ino sezerano risha isadaka yose Bibiliya ivuga. Itindaho mu isezerano risha batinda ku isadaka yo gufasha abakene. Indi sadaka yose dutanga iri ya mayaware ituro risanzwe, sadaka yo gufata abatishoboye ibyacumi ibiki n'ibiki ni sadaka dutanga n'umutima ukunze, umutima wishimye, umutima uguwe neza. Ariyo Paul yandikiye Abefeso arababwira ngo kuko muri abo yarenye baremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ndaguheza urugero kugira ngo wenda tudatinda. Ntabwo umwana wawe
cyangwa se wowe kuri papa wawe na mama mu rugo mwanyu ntawe ukubwira ngo iri ni itegeko kora gutya, kubera ko wavutse iwanyu wumva ari nta muntu umbwiriza gukora kwa data, ni inshingano. Data ndamufite ndamutunze, wanze tubana hano, umunsi bambwira ngo ni itegeko kumutunga byonanira. Ni nayo mpamvu bitunaniye. Nangiye kuvuga ngo ame ngiye kubeza urugero rw'ikanisa, kubera ko ndi hano nari gutanga hari n'iryo mu Rwanda naryo nzi riba hano ahantu hitwa ni All Stars. Ugiye mu mujyi uvuye Dika Road bazarecaho abantu, ryitwa ngo ni Jibiri Christian Church, ryigisha inyigisho z'ubutumwa bwiza pe. Ibi sadaka banayitanga basoje amateraniro, ntabwo bayitanga amateraniro hagati, barabanza. Ni ukuvuga ngo hari igihe bafata amasaha 3 barimo biga ubutumwa bwiza, ntabyo gusirimba ntake. Pasiteri afata umwanya agafata amasaha 35 yo gusobanura ubutumwa bwiza, apana ibizi iminota 10-20. Hariho nabonye ejo bundi bavuze ngo arasoma namarashiremo igisirimba ngo yicare. Ubu ukoze ikosa rikomeye. Abantu bagaye umwanya ngo uvuge ubutumwa bwiza ugiye gusirimba. Nje bompa amasaha 2 sinosirimbamwo, sinoririmbamwo, kandi nabone icyo nk'imbivugamo. Kubera iki? Ubutumwa bwiza. Iryo kanisa korera kubaka ikanisa rya miliyoni, sinibuka neza ko pasiteri wawe yavuze miliyoni 6 z'idolari. Iyo ni miliyoni 300 y'amanyarwanda. Ikibanza bakiguze sinibuka ariko amafaranga ari mu mamiliyoni. Kubera iki? Batojeje ubutumwa bwiza. Tubanze dutozwe Kristo, tuvuke kwa Kristo, tuba abana b'ubwami. Ni ukuri tuzokora ibirenze byo dukora. Kubera iki utatekereza ko nzanumva bakunda kubivuga abakoresha fundraising hano ngo abanyakenya 10 ngo bararuta bano bene wacu, bano bandi bavuka hara muri Pays de Gararake, ngo bararuta igihumbi cyabo ku banyakenya 10 gusa, kandi siko batunze kuturusha. Ibo niki? Kubera ko ubutumwa bwiza babusobanuka, bamenye ko bavutse mu bwami, gukora biroroha. Nta wantegeka gukora kwa data. Impamvu muvuga ngo dutanga icyacumi ku itegeko, mutanga iki ku itegeko, niyo mpamvu zatunaniye. Niyo mpamvu mubona abantu bananiwe pe. Mureke dutoza abantu gukoresha umutima ukunze, ariko ibyanditswe bivuga ibintu byose bizoroha. Murakoze cyane. Impamvu nari kibajije icyo kibazo nuko bavuga ngo iyo umuntu adatanze icyacumi ni icyaha, noneho bigacanga abantu benshi. Ibaye icyaha gute? Icyaha gute? Cyari icyaha mu mategeko, kandi tuvuga gutyo twumvisha ko wenda hari ibyo hari igihe umuntu abivuga kubera ibyo bintu. Wenda reka nihereho ku rugero, mpura n'abantu bakanyita ngo uri umunyanaka, ngo uri umunyake, ngo uzuvuga abantu, ngo kugute. Tuvuga ibyanditswe mu mategeko. Amategeko yaratugeza kuri Kristo, niko na Kristo yavuze wenyine mu gitabo cya Matayo 5 no kuri 17 haravuga ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko n'ubuhanuzi, ahubwo naje kubisohoza. Abatazi ibyanditswe bavuga ngo kubikomeza. Nari mbonye ugiye kuvuga ngo kubikomeza. Abatazi ibyanditswe babyita kubikomeza, ariko amategeko n'amahanuzi no kuvuga ngo bisobanuye iki? Ubuhanuzi bwahanuraga Kristo, amategeko yavuga Kristo, rero yaje kubisohoza nyine. No kuvuga ngo ni ibyari bimukimuhishe atarahishuka igihe cyari kitaragera. Rero irira sezerano ryo ku musozi wa Sinayi rya Mose ryarashajishijwe, aryo ry'amategeko. Uracyagira isabato? Uvuga ngo umunsi w'isabato, amategeko y'isabato ko yarasobanura. Niyo mpamvu Imana yabahezaga manu 2 kuwa 5. Iyo bajya kuwa 5 niyo kuwa 6 ntawemeraga gusohoka. Habe niyo wabonaga inka yawe iri mu murima wundi, ntiwemeraga gusohoka. Umuntu wese yicaraga imbere y'inzu ye gutya umunsi ukira. Uri muri hano sister, nuvuga ngo aya mategeko yose, amategeko y'ibitambo turacyatamba ibitambo. Rero aya mategeko niho amategeko yo gutanga icyacumi ukumva ari icyaha, ubu kiyasubiza abantu kwa Mose, kandi twarageze kwa Kristo. Kwa Mose niho ryari itegeko. Iyo utagitangaga wagiraga n'umuvumo, uwashoboraga no gupfa. Tuvuge ngo gupfa. Hari irindi nza numva bavuga ngo amaturo ngo n'itsadaka n'icyacu ngo cyo kugeza ahantu hakomeye. Ngo rifungura imiryango y'ubuzima bwawe. None se ugiye aho hantu hakomeye ukasanga umunyabyaha muturanye, uvuga gute? Tiwovanga none y'Imana. None ese ugize mari chance
uzi ngo ituro niryo ryakugejeje ku muntu ukomeye, ugasanga kuri uwo muntu ukomeye hariho umunyabyaha. Rero bivuze iki? Bivuze ko dutangana icyacumi umutima ukunze. Njyewe reka nihereho urugero, njyewe kuva aho mbimenyeye niho ngitanga, icyari cyarananiye pe, ariko ubu ndagitanga, ngitangana umutima ukunze. No kwandika amazina sinza nandika, kuko sinandika amasadaka yose nariwe ntanga, sinza nandika amazina, ariko wonishe sinandika amazina, sinandika iki. Nimba mfite 1000 kandi simbara ngo ndamambaranga 10,000 ng'igihumbi, ndeba amafaranga nabonye nkabona amafaranga akwiriye kuvamo icyacumi nkagitanga. Suko nabaze ngo nama ngenda mbara guke, oya, nayatanganye umutima ukunze. Kandi sinyatanga ngo mbone umugisha, sinyatanga ngo mbone umugisha, oya, tuyatanga gusa nimba ari ituro ikanisa bagishure, pasiteri nimba ari yishurirwa inzu, nimba ari andi mabazamu ibyuma ibiki, mbitangana umutima ukunze kuko navutse mu bwami bw'Imana. Ntawaza ngo ambwire ngo nitegeke gukora kwa data. Murakoze. Arakoze cyane kudusobanurira. Reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uno munsi, ngira ngo yabasobanuriye. Abantu benshi baravuga gutandukanye, komantere yawe irerekana uko wumvise, ibyo uvuga nibyo byerekana uko wumvise, ntago ndi hano kubumvira, ni ukubabariza. Murakoze cyane kubana natwe. Ni umuvuga butumwa rero, ntago yasoza atagize icyo avuga, aba ari udusoreza. Murakoze cyane. Ijambo nosorezaho nari narivuze, tugira umwete wo kuba mu byanditswe byera. Ngo ni inyanja, ngo ni iki, ngo ni ikintu babifashe babigira iki. Ibyanditswe byera ni ubuzima. Bibiliya nkunda, amwe mu magambo nkunda muri Bibiliya kiri mu gitabo cy'ibyakozwe mu 28-24. Haravuga ngo Paul ngo abahera mu gitondo basobanurira ko Yesu ari we Yesu, basobanurira Yesu mu byanditswe byera. Ngo ahera mu bitabo bya Mose, ngo agera mu bitabo by'ubwenge, ngo n'ubyo mu bahanuzi, ngo umunsi urira. Bisobanuye iki? Nuvuga ngo muri Mose harimo Yesu, niyo mpamvu wumva ari ishamba. Nuja muri Mose ukabona Mose, rizakubirana ishamba. Ariko nuja muri Mose ukabona Yesu, uzumva ari ubuzima. Ibitabo bya Mose rero iyo bivuyeho haje ibitabo z'amateka, hakajaho biriya bitabo z'ubwenge, ari byo igitabo cya Yobu n'imigani na Zaburi n'indirimbo za Salomo n'umubwiriza. Ni ibitabo z'ubwenge, ukeneye ubwenge azajajamo. Ni ukuvuga ngo mureke duhigire umwete wo gusoma ibyanditswe. Yesu Kristo arongera arabivuga abwira abafarisayo bari bamuhaje ngo ese ngo umuntu ngo yashatse umugore wa mbere wa kabiri wa gatatu barapfa, ngo ese azazuka ari uwande. Yesu arababwira ngo mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe byera, ngo mumenye n'imbaraga y'Imana. Ni ukuvuga ngo kumenya ibyanditswe byera duhishurirwamo imbaraga y'Imana. Tube mu byanditswe, dusome ibyanditswe, tubugire ubuzima. Umuntu ntibukaze abwira adasomye icyanditswe hebe na kimwe. Musome ibyanditswe, muhere muri Matayo, musome ubutumwa bwiza, mugaruke mwumve ico isezerano rya kera ryari rihishiye ubutumwa bwiza, muhishurirwe inzira itujana mu ijuru. Niyo nzira Yesu, sinibuka yuko Yesu yarivuze, haravuga ngo biriya turirimba tukavuga ngo ni inzira ipfundanye, inzira ija mu ijuru ni inzira ipfundanye. Ni ibyanditswe rero. Uzureba nawe telefone yawe ama-app ugira, urebe inshuro uja kuri WhatsApp n'izindi zose imbuga, urebe n'inshuro uja kuri Bibiliya kuyisoma. Bibiliya yahindutse inzira ipfundanye kuko niyo nzira itujana mu bugingo. Musome ibyanditswe. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha kandi kongera imbaraga n'amavuta. Murakoze kabisa. Yes.